Muraho neza, nitwa Vincent. Mwabantu mwe birababaje, biteye agahinda, amarira ni menshi mu banyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga. Impanuka mwagiye mwumva ejo ku mugoroba yabereye mu karere ka Rulindo aho bita ku kirenge cya Ruganzu. Imodoka yahirimye umusozi ikagera mu kibaya hasi. Nguyu mwana umwe warokotse ukiri muzima saa hizi ngizi bari kuvuga ngo niwe ushobora kuba yakira agasubira mu buzima busanzwe, kuko ngo ntabapfira gushira. Uyu mwana niwe wasigaye uri kubara inkuru cyangwa se uzabara inkuru y'ibyo yabonye. Gusa kubera kakiri gatoya disi umenya ko atazanabimenya. Mu bantu 50 barenga iyi bisi ibitwaye, dore umwana umwe wasigaye gusa wo kuzabara inkuru. Abandi barimo barasambagurika nubwo bari mu bitaro, bamushizemo amaserumu, bamwe bapfuye. Ariko abakiriho nabo nta cyizere bafite cyo kuzabaho, kuko abaganga bari kuvuga bati nahamana ni Imana ikomeje kubatiza ubuzima. Isaha n'isaha nabo bagenda. Muri iyi mpanuka rero yabaye hamaze gupfamo abantu 26. Umve ko ari abantu benshi cyane. Abo ni abapfuye ku mugoroba, ariko no mu ijoro hagiye hapfa abandi kugeza n'isaha baracyapfa. Aka gahinja rero muganga yaje gutangaza ko nta kibazo gafite. Aka ngaka ariko gashobora kuzabara inkuru igihe kizaza y'ibyabaye. Ariko uburyo kakiri gatoya, ubwonko bwabo bushobora kuba butazatekereza iby'impanuka yabaye. Gusa nigakura wenda kakabaza abazakarera ati mama ari hehe, umenya ko azagenda kabimenya, bazagasobanurira kakabimenya. Mbega agahinda. Impanuka yabereye muri Rulindo yababaje abantu benshi cyane, ndetse no kuvugisha amahanga. Aho imodoka yo mu bwoko bwa Ritiko, ariko ninavuga ko ari Ritiko gusa abazi Ritiko ukuntu ibingana, iyi modoka nayo niko ingana, bayita International. Iyi rero yavuye hariya Nyabugogo yerekeza hari Musanze. Yari irimo yihuta cyane, bikaba ari nabyo byatumye ikora impanuka. Abagenzi bari bayirimo babwiraga shoferi bati shoferi wakwihanganye ugatwara neza iyo modoka, uri kwirukanswa n'iki? Ariko uburyo izi modoka zigenda n'abashoferi bazitwara nabo baba bumva bafite ifiyeri, baba bumva bageze ku yindi ntera, ku buryo bitaborohera gutwara izi modoka gahoro. Nawe niba ukunda kugenda mu modoka, izi modoka urazizi, ziba zifite umuvuduko uhambaye cyane kubera ukuntu ziba zifite moteri yihuta kandi idakunze no kuruha. Iyi modoka ikunyuraho kumva umuyaga ushatse kukugurutsa, ziba zihuta cyane rero, kandi n'abantu bafite urugendo rwihuta nta yindi modoka watega uretse iyi modoka yihuta nyine International. Urayizi niba uri Musanze ukunda gutega ujya i Kigali, ndakeka iyi modoka uyizi, wayigiyemo, irihuta cyane. Gusa kugeza aho ugiye iyo nyine igeze y'amahoro. Ariko abangabo nabo bihutaga, ariko byaje kurangira disi imodoka yabihirimye, ubuzima bwabo burarangira. Ubu imiryango rero y'abasigaye bari kujya gufata abantu babo bapfuye, bari mu marira menshi cyane. Ibaze nawe niba uri nk'umugabo ukaba utumye umugore wawe Musanze, mu kandi kanya ukumva ngo imodoka irahirimye, ni ikibazo gikomeye, byagushavuza. Ariko kubera ko nyine impanuka bari impanuka, abapfa bapfa n'abasigara bagasigara, kandi twese nawe twabyirindira, kuko twese dukora ingendo kandi tugenda mu binyabiziga bitabona. Ahubwo icyambere ni ukuva mu rugo usenze, ukiyambaza Imana ikakurinda. Yaba itakurinze ubwo nyine wapfa, ibyaha byawe bikababarirwa, byibuze ukazataha ijuru. Iyi modoka rero muri kubona hano muri taburo yahirimye ku musozi, igera muri metero zirenga 800. 800 urumva ko ari metero nyinshi cyane. Ibaze nawe kuva ku muhanda hejuru, niba hariya hejuru habona ku kirenge, imodoka ikabaranguka igenda ihirika ibiti mpaka igeze hasi mu kibaya. Ni ibintu bitoroshe mwabantu mwe, uhageze warira ukavuga ngo ibi bintu nta nubwo bibaho. Imodoka yashwanyaguritse irongera irashwanyagurika. Mbese ninabona uko mbikubwira, mbese wagira ngo ntago ari imodoka, ahubwo wagira ngo ni amabati wenda yagiye agwa aho hantu.
yashwanyaguritse ariko nayo ameze nk'ifu. Imodoka rero ubwo yagendaga yicurangura niko abantu bagendaga basigara nabo mu nzira, abacitse imitwe, ibihimba aribyo biri gusigara, imitwe nayo ikagomeza igahirima. Iruhukiraho imodoka nayo iraruhukira. Umva ukuntu ibyo bintu bibabaje. Aka gahinja rero kasigaye Imana ikomeze kukorohereza nako gakire neza, wenda ariko karokoka muri bo nubwo abandi bose bagiye, ariko aka kana kazabara inkuru. Abapfuye rero Imana ibakire mu bayo, imiryango y'abasigaye nabo bakomeze kwihangana. Bibaho mu buzima, twese tuzataha. Aba bantu rero baruhukire mu mahoro, nta kundi byagenda. Imana ibakire mu bayo. Ubwo abakoresha imihanda mugerayo amahoro nibyo tubifurije. Njye mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro tuzajya dukora bize kugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.